Umuririmbyi Tayiwacu Bruce maze kwamamara nka Bruce Melody yasinye amasezerano ya miliyari yo kwamamaza sosiyete yitwa Food Bando igurisha ibiribwa kuri internet. Bagiye gutangira ku bukangurambaga bwiswe More Fresh Life bugamije kwigisha abantu gusirimuka bagahindura imyumvire mu buzima bujyanye n'uko bahaha bifashishije ikoranabuhanga, ndetse abahinzi nabo bakamenya uko bakwiriye gukora ngo ibiribwa bahinga babicuruze mu buryo bugezweho. Bavuze ko bari bamaze amezi 6 baganira ku gusinya aya masezerano. Shikama Dioscor watangije isosiyete mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo Bruce Melody yasinyaga amasezerano, yavuze ko bashatse gukora amateka bidasanzwe bikorwa mu ruganda rwa muzika. Ati twashatse guhindura ibisanzwe biba mu ruganda rwa muzika nyarwanda, ntabwo ibi bintu ari igihuha nibyo. Iyi sosiyete yari isanzwe ikorana n'abahinzi bagera ku 2,000 ngo ubu bashaka kukuba uwo mubare inshuro 100. Muri iki gihe umusaruro wangirika utageze ku isoko ni 40% kuko abahinzi batabona uko bawugezayo cyangwa bakabura abaguzi. Shikama yavuze ko bashaka ko bafashijwe na Bruce Melody uyu mubare uzagabanuka ukagera ku 10%. Bifuza kandi ko Bruce Melody azabafasha nibura bakajya babona abaguzi 10,000 ku munsi. Abasinya aya masezerano bavuze ko afite agaciro ka miliyari y'amanyarwanda, azatangwa mu myaka 2, ariko ntabwo hagaragaje ibiyakubiyemo byimbitse naho aya mafaranga azaturuka, dore ko icyo kigo ari gishya. Bruce Melody yatangaje ko yishimiye urwego umuziki we umaze kugeraho. Ati nanjye nishimiye kuba ndaha, nishimiye kuba nagiriwe kino cyizere. Nari maze igihe nkora umuziki ariko ntabwo ibintu byari byakageze kuri uru rwego. Niteguye gukorana n'iyi sosiyete neza nk'uko nsanzwe mbigenza. Food Bando ikorera muri Afurika yose ndetse na Dubai na Qatar, ifasha abantu kugeza umusaruro wabo ku isoko. Ni urubuga rwa internet rufasha abantu kugura ibiribwa. Tariki 4 Gicurasi 2021 nabwo Bruce Melody na Kigali Arena bashyize umukono ku masezerano y'imikoranire hagati y'impande zombi. Aya masezerano agena ko Bruce Melody yemerewe gukorera ibintu bitandukanye muri Kigali Arena, birimo nk'ibitaramo, ibiganiro n'itangazamakuru n'ibindi byose byatuma ahitabaza mu bikorwa bye ibyo ari byo byose. Aya masezerano afite agaciro ka miliyoni 150 igihe aya masezerano azamara. Nabwo impande zombi zigeze zifuza ko yigeze atangazwa. Okay guys, iyi nkuru nandi gusoma ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru bita igihe.com, akaba ari inkuru ifite umutwe ugira uti Bruce Melody yasinye amasezerano yo kwamamaza ikigo gicururiza kuri internet. Abantu benshi mu by'ukuri ndabizi iyo bumvishe bino bintu baravuga bati ni ibihuha, baravuga ati ni kwa gutwika, ariko ikintu nabamenyesha nuko Bruce Melody ntago akiri mu gihe cyo gutwika, mbese ntago agifite umwanya wo gutwika kuko ahubwo ari gukora. Ikindi kandi ikintu abantu benshi mutajya mu agaciro cyangwa se ngo muniteho nuko uko nyine mu gusinya amasezerano na company runaka kugira ngo mwumvikane amafaranga, nyine niba muri butangaza amafaranga, nuko ngo nimba umuhanzi akwemera ko ari butangaza amafaranga bingana nuko nawe uri bumuhereze menshi. Nimba udashaka ko nimba utashaka ko nyine ayatangaza cyangwa se atangaza amafaranga, nyine ubwo urumva uramuhereza make, ntabwo uri proud yayo. That's why abahanzi nyarwanda kenshi ukunda kubona iyo basinye contract zimeze neza nyine batangaza amafaranga basinyanye, bakavuga bati twasinyanyanga, ariko mu gihe basinyanye udufaranga dukeya nta n'umwe ujya ubitangaza. Kandi nkeka ko abahanzi bose bamaze kugera kuri uru rwego ni bake mu Rwanda bageze ku rwego rwo kuba basinya contract nyine bakavuga amafaranga arimo. Abenshi barabihisha, hari n'abenshi kabisa bazavuga ati dufitanye contract n'aba ngaba, ariko nibavuge bati contract yacu ihagaze gutya. Hari abantu benshi abahanzi nyarwanda ndetse n'abastari mu Rwanda batandukanye batajya babitangaza, ariko nyine hano ushatse avuga ko ari ukubera wenda amafaranga make cyangwa indi mpamvu. Ariyo mpamvu mvuga ngo umuntu uri buvuge ko Bruce Melody aya mafaranga ari ugutwika rwose araba yibeshye kuko si ubwa mbere Bruce Melody atangaje amafaranga yasinye, dore ko mu minsi yashize nk'uko nabibasomeye mu nkuru yari yasinye amasezerano ya miliyoni zigera ku 150. Abantu benshi nabwo bakagenda bavuga ngo ni ibihuha. Si ikijye gusa kandi Bruce Melody agiye avugwaho ibintu bitandukanye mu bitaramo byagiye biba mbere ya corona, ibyo bitaga Salax Award. Bruce Melody byagiye bivugwa ko
yagiye afata ibikombe byinshi nyine agatwara ibikombe byinshi ariko byo kwitwa ngo natwaye ibikombe ariko nahabwa amafaranga yabyo nyine, mbese ari ibyo kuvuga ati natwaye ibikombe nyine mu buryo bwo gutwika gusa nyine, ariko ibimenyetso bigenda bigaragara mugenda mubyibonera namwe kabisa. Guys rero sinavuga byinshi, sinagira byinshi navuga, gusa icyo nakomeza kuvuga ni ukwifuriza amahirwe n'imigisha abakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse na Bruce Melody. Iyi ni Slim Jesus Entertainment, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.